ndahari rwose. Master Guide mama shimiye cyangwa se Providence turi kumwe ati kiongozi muyobozi mukuru Habimana Saviye turi kumwe ati turi kumwe rwose muyobozi ugiye kubayobora nawe urari tayari. Haya rwose turi kumwe yego ubwo ku mpande zose turi kumwe namwe turi kumwe namwe turi kumwe yego ikibuga ni icyanyu rero ikibuga ni icyanyu nta rwitwazo yego rero hano aba bose bari abayobozi bakuru bakajya basaba uburenganzira n'ibyo hasigaye umuyobozi mukuru w'itorero ubu niwe utanze uburenganzira ati reka ariko nanjye biriya bintu nanjye biranshimisha ati utaha ndashaka kuzaba nanjye nambaye biriya bintu twabyishimira yego Imana ibyumva mu izina rya Yesu yego twagiye ati mutwaje mumuhamashi muri cyo gice byumva amashyi yego imbere hariya twagiye okay aya ku ngabo zawe rero uyoboye cyangwa se ku bayobozi bakuru mufatikanyije umurimo batinzwe gusaba uburenganzira ati mu makanya bakoresha amarenga nanjye ndabizi maze kugenda menya aho duke atariko rero mbe gusaba uburenganzira bati bampaye iminota igera muri 5 cyangwa 6 bati tugomba kwinjiza umusaruro dukora haya batangiye maze rero nababwira iki abafite kwishima abafite kunezerwa abafite guseka abafite gutanga amashyi maze nababwira iki nawe ikaze haya icyo umva haya irebera abayobozi bakuru umva harubaka impande y'abantu reka uzo zaca he haya yego turi kumwe n'abayobozi bakuru bafite kwigisha bafite kuburera ubuzima bafite gutanga ibishoboka byose binyuze mu ijambo ry'Imana kugira ngo abantu barusheho kumva no kumvira icyo Imana ivuga binyuze mu byanditswe byera. Abantu b'abayobozi bakuru bagomba gutanga ubumenyi bibereye muri avantiriye muri bamwe bose twabonye ugakurikizaho Pathfinders ugakurikizaho Ambassadors natwe n'abantu barabasubije mu amashyi numva amashyi yego nta kibazo nubwo amashyi ariko nayo ni amashyi yego rero dukomeje igitaramo cyacu cyaha muri uyu mujyi wa Nyakanga umujyi mwiza cyane umujyi uri ahantu mu itaba ryiza ubwo rero byari ngombwa yuko tuza kubasusurutsa ariko se wa mugani kuko umuzinzi azasusurutsa ntaswe umuntu uri mu murimo w'Imana ubwo rero natwe tugomba kubasusurutsa bikagenda neza mubaha amashyi ku rugo rwanda namwe barabasuhuje yego mubaha amashyi ibintu birushaho kugenda neza haya maze rero hari benshi bajya bibaza bati bariya se amafurari bambaye ko muratandukanye n'ay'abandi nuko ari abayobozi bakuru nyine buriya bamaze kugeramo nibwo babasha kugusobanurira eba twa tuntu ibintu byiza cyane ni umunsi umunezero ni umunsi yemwe umuntu warayanashwanye cyangwa warayanatunganye abishyire ku ruhande araba yabyibagiwe ubu uri muri ibi bintu bimeze gutya by'impanuka wakwibuka bwa burakari bwo mu rugo irebere ibyo mu rugo tubisige mu rugo ariko turasanga n'Imana yabwiye iyo byose byavuyeho mu izina rya Yesu maze uzatanga ubuhamya aho uzaba uri bati ibibazo byari byinshi bati ndagenda nihera ijisho maze bireyuka ati ubundi mushya ndetse ndi na mushya muri Yesu Kristo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro yego dukomeza kureba agakarasisi k'abayobozi bakuru rwose
bose bayoboye abandi. Haya irebere yego, ibi ni ibintu byiza cyane, ni ibintu by'igikundiro, ni ibintu muri make utabona ukuvuga nawe nk'umwana w'umuntu, ariko Imana yo mu ijuru ibasha kubyumvikanisha. Yego, hari abantu rero bajyaga bavuga bati dukunda kubona abayobozi bakuru benshi ari abantu bakuze, kandi tukaba twavuga ngo nta muntu ukiri mutoya wahabwa ziriya nshingano, ariko hano biratugaragariza neza yuko harimo abatoya, harimo abasore, harimo inkumi, harimo abakuze, ni urugero rwiza. Haya umwe twagiye amashyi menshi, yego. Ariko ubundi wabaje hano ukababara, ubabazwa n'iki? Yego toyi twagiye, yego, ati turazije mu izina rya Yesu. Umuha amashyi nawe arayakwiye, yego, n'umujyambere kandi, yego, yego. Ati nabo mbakuri ingofero, umuha amashyi namwe, cyane rwose. Okay, kiongozi nawe umuha amashyi rwose, munamwongeze yumbuye rwose, rwose arayisabira rwose, urabona ko ayakwiriye. Umva yego, kuba mukuru kuko muri mukuru nayisaba twagiye, ati byewe rwose, ati kubw'ubuntu bw'Imana, ati naje, ati nyaboneka ugarukira aho ngaho, urakoze cyane, nabona uri mujya kure rwose. Yego, aha, yego, turakoze cyane, kaya urakoze cyane, mumuha amashyi menshi, ati bwari rwose kandi murakoze cyane. Yego, iyo muri saka yaje nawe, kaya umva uturi ku bwenge bwiza cyane, ati umuyobozi mukuru rwose akira, nawe umuha amashyi, namwe nuko arabasubije mu izina rya Yesu. Yego, wagarutse kapiteni yawe wasezeranye rwose, nanjye ndakaguhaye nk'akangaka rwose. Yego, nk'umuyobozi nyine byanga bikunda ntikakwiburira. Yego, bati umuyobozi mukuru rero, ati ndaje, umva, baguha amashyi nawe ndayagusabiye, umuha amashyi. Yego, cyane rwose, uko bigaragara, ariko ya minota mwasezeraniye umuyobozi irimo iragenda iyoyoka, kuko hari n'izindi gahunda ndabizi neza rwose. Yego, ni gukora ibimenyetso buri muntu agahita yibwiriza, nta kuvuga byinshi. Kamanda buri kamanda, umva ni ukubayoboza ubwenge rwose, ati wowe, ati wowe gumaho. Yego, naho mwageze, uzi ko mu kanya mubikandagira bikazima. Mwigireyo, mumanuke cyangwa muzamuke, mugende mutange akayira. Rero nuko twatangiye, ni nako tuje barabikora, wagerageza no kureba ku gihe. Yego,
noneho amakipe abaye abiri niba abanza agaherekeza bamwe akagaruka niba bigenda gute hari uri kamanda uri kamanda yego aha nyabureka ibirigiza rwose birashimishije cyane ku bwenge ati twagiye ku bwenge umva murakoze cyane murakoze maze nasoza ndabasabira amashyi menshi haya tuwakoze rwose kamanda wacu muyobozi wacu ati ubwo rero nguko ukonje mu bukozi urakoze cyane murakoze ese haya eko kimenyetso gusa tubonagiye haya ati muko twari tuhagaze turabasezeye ati turabasezeye amashyi menshi ku bayobozi murakoze cyane murakoze Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubana namwe ndetse reka dukomeze dukurikirana uko gahunda zindi zigiye kubera ahangaha zigiye gukurikirana ubwo ngubwo rero akarasisi kaberaga ahangaha kageze ku musozo ndetse akeka katari ibi gusa hagiye gukurikiraho n'ibindi.